Mwongeye kwirwa neza nshuti bakunze mudukurikiye. Iyi ni Nyampinga TV nkuko bisanzwe n'ijya tubana mu kiganiro Umuhoza Fabiola. Uyu munsi uranabateguriye uko twakwita ku ruhu rwacu. Ese waba wibaza impamvu tutwara ibiheri mu maso cyangwa se ibiheri muri rusange? Ntujye kureba Nyampinga TV, ndaje ngusobanurire. Ahanini ibiheri bikomoka mu kwiyongera kw'imisemburo, cyane cyane mu mubiri, umusemburo bita testosterone. Iyo uyu musemburo utuma umubiri wacu ubasha kubyara ibinure byinshi. Iyo uyu musemburo uhuye n'uturemangingo tw'uruhu tuba dushaje, birafatana bigafunga twa twege tw'uruhu, bityo hakaviramo kurwara ibiheri, ndetse rimwe na rimwe hakaviramo za mikorobe zizabyara amashyira. Abana bato nabo birashoboka ko barwara ibiheri kubw'imisemburo ya mama wabo baba babahaye babatwite ndetse banabonsa. Igitsina gore nacyo gikunze kugaragaza izamuka ry'imisemburo kubera kwa kwezi kwabo, ariko biriya biheri byo nta kibazo byo bitabishira, kuko iyo ukwezi kwe kurangiye kujyanana n'ibiheri, ya minsi yiwe irangiye n'ibiheri bitabigendaho nta kibazo. Stress nayo iri mu bidutera ibiheri, niyo mpamvu ugomba no kwirinda stress kugira ngo utabasha kurwara ibiheri. Ese waba wibaza umuti wakuvura ibiheri burundu ntibizagaruke? Ni umuti ufite ubushobozi wo kugabanya imisemburo itera kwiyongera kw'ibinure by'uruhu, umuti uzazibura twa twenge tw'uruhu, umuti uzagabanya ibinure, umuti uzagabanya za mikorobe mu gihe zihari, ukanirinda stress. Uburyo rero wakwivuza ibiheri ni uburyo bw'isuku wakwigirira wowe urwaye ibiheri iwawe mu rugo. Iyo uruhu rwawe urugiriye isuku iwawe, nta kabuza ibi biheri biragenda. Icya mbere, koga mu maso mu gitondo ubyutse na mbere yuko ujya kuryama, hakoreshejwe isabune ifite ingano yegereye 5.5 pH. Ukanakoresha akaga nyine akagakorohereye kaba korohereye. Ibindi birimo acide salicylique bisukura uruhu, bikomora uruhu rushaje, bikazana uruhu rushyashya. Hari ikinini cya Spirine, ikinini uragifata ukagitoba mu mazi ubundi ugahanaguza ku ruhu rwawe. Hari amazi abantu basigaye bakunda kwihanaguza nyine gusukurisha uruhu bita eau précieuse. Aya mazi nayo arimo acide, iyo yakoresheje agufasha gusukura uruhu rwawe, hanyuma bya biheri bikagira ute bikagenda. Icya gatatu ni ukwisiga amavuta ari mu muti. Kwisiga amavuta ari mu muti bita benzoyl peroxide. Uyu muti ufasha gukuraho uturemangingo tuba twarashaje, ukabasha gukora uturemangingo dushyashya. Hari undi muti bita soufre. Soufre ufasha gushongesha ibinure n'uturemangingo biba byarafunze utwenge tw'uruhu. Uretse imiti yo kwisiga rero, muganga w'uruhu ashobora kukwandikira imiti yo kunywa y'amantibiyotike azica za mikorobe ziba zibumbiye ku binure no ku turemangingo tw'uruhu dushaje, bityo bigatera igiheri kuzamo amashyira. Imwe muri iyo miti bayita doxyline. Ikindi kandi muganga w'uruhu ashobora kukohereza ku muganga w'inzobere mu kuvura imisemburo, akaguha umuti uzakugeza ku kigero cya nyacyo ku misemburo yawe, kuko twabonye ko umusemburo bita testosterone utuma umubiri wacu ubyara ibinure byinshi. Ubundi buryo bworoshye kandi bwakorohera ni uburyo bwo gukora siporo zitandukanye. Siporo zitandukanye zituma umubiri wacu ugira ibyiyumviro byiza, zituma umubiri wacu nyine ubasha kunezerwa, zituma umubiri urekura umusemburo bita testosterone, kandi twabonye ko uwo musemburo utuma umubiri wacu ubyara ibinure byinshi. Urumva ko siporo iri mu byagufasha. Siporo kandi itwika ibinure, ibitwika ibinure bikagabanuka, ndetse ikanasohora ibyuya, ikanabasha gufungura twa twenge tuba twarazibye. Icyitonderwa kandi kuri siporo, si byiza ko kuriya uba wavuye ibyuya nyine wakoze siporo ukava ibyuya ahantu hose. Si byiza ko wakihanaguza intoki zawe nyine uri guhanagura ibya kwa kundi ugira gutya, ntago ari byiza, kuko ubwazo intoki ziba zifite mikorobe.
za mikorobe uri kwikoreshaho nizo zizakubyarira kurwara iki, kurwara ibiheri ku mubiri. Shaka agatambaro keza gasukuye aba ariko wihanaguza udakoreshejeho za ntoki zawe. Ikindi, gusinzira bituma umubiri uruhuka, ugasimbuza uruhu rushaje ukazana uruhu rushyashya. Ikindi, ujye usoma ibitabo, urebe amafilme, unabyine, kuko ibyo biri mu birinda stress bitewe n'icyo ukunda, bitewe n'icyo wishimira. Ubundi ukanywa amazi byibura ibirahure 8 ku munsi. Reka ikiganiro cy'uyu munsi rero tugisubikira ahangaha. Nshimira mwese mwakoze subscribe, ndanibutsa mwebwe mutarayikora ko wanyarukira kuri YouTube channel yacu ukakanda subscribe, ukajya no kunzogera byegeranye naho ugakandaho kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bitazagucika. Ikindi, mbasaba ko niba ufite ikibazo, niba hari icyo utanyuzweho, niba hari n'ikindi ushaka kumenya tuba twakubwiraho, wajya muri comment ukabyandika ukabitubwira, kuko tuba turi kubireba, hanyuma ubutaha tukazaza tubivuga neza.